ufite amakowe nangahe ni Sande hari igenda gufatirizaho nta kibazo wari ufite amakowe nangahe Sande nakubajije wari ufite amakowe nangahe Sande ntusubize mu makowe yawe urakoze cyane kuko biranambabaje kuba wayibagiwe kandi uri impuguke lisansiye hariho godiva kera bajyaga bavuga ngo impuguke tito rutaremara impuguke ubu basigaye bavuga impuguke ubu dusigaye dufite impuguke Sande inararibonye ayo magambo yose muri gukoresha ntabwo ariyo bakoresha ijambo ryiza ngo risanziye tabara iwanjye Sande wanjye ibaze kugira inararibonye Nsare lisansiye Sande Karori Sande ibaze u Rwanda rufite inararibonye Nsare Sande ari kwirukanga mu biganiro ibintu biri pano wayidi wibigira country wayidi uri impuguke Sande ariko jewe wa mugani impuguke je ntabwo ari impuguke ariko umucomanta baseka iki byose watubwiye twe twari tuzi ko ukuri kuratuka kuri wowe nk'ibyo mucomante uretse gatoyimuse kwa mucomanta ashobora kuba afite ikibazo mu buraginga umuntu aranyandikiye ngo ibintu byanditse bya biteye inkeke urimo kumva mucomante insibonye bisome twumve umuntu aranyandikiye ati ntabwo njye nabyandika aramwe ati ko dufatanye sinabyandika kuri pano ariko ndi kureba ubunararibonye bwa Sande ubwa Rucagu igwe ni Ugande basubije Rucagu ni pasi uretse gatoya tujye tubwira abantu ni Ugande Rucagu niwe munyabwenge wa mbere gusesengura iby'ukuntu ubuhuguke bwawe buhuye n'ubwindi buhuguke akamanyagurika ariko iki ni igihe cyane useka neza seka nyuma nta kibazo Godifana yego hamwe wacanye umurike kirambirana umuntu wanditse uko bamuninuye ikintu kirengejeho yarengejeho imugize seka urakoze cyane azi ubwenge cyane Iwan ndeba unkunde ibyo byo kuzura guhita wiha Sande kandi utahoza aha ntago ari byiza no ariko Godifana akubwire ngo abona ate mucomante oya Sande abayihuta ntago abashaka ko tumutinda mu mboni zawe Sande umuntu Nzabi hari uwo ugiye kuvuga ngo ugiye gusobanura Sande wari umwanya n'uwawe umusesenguzi Nsabi adusobanurira Sande shaka kugira ngo bimuguce nasesengura ndagaswingiringiri ingire nayo se kandi ndacyari kuri ingiri na Sande initi mutapinge sikene uko ariko je wambare nkiyakira umuntu gifti yego impuguke Gisera w'umunyamakuru Apinga screen lisansiye bibaza inde baseksi yahageze inde oya ntukamuvuge uriya n'urundi rwego yireka mubwire ntuke mu mwanya we ririya Sande neragira ngo yagira ngo bamwibuke umva baracyakuriho bumura wavumbuye kubaza igikoma mu Rwanda wikigira munsi y'ubambirwa abantu kuko nawe ubwawe uri ku musaraba Gisera n'umuntu wabaye umunyamakuru igihe kirekire washyize kuri bitatu wavumbuye kubaza igikoma mu Rwanda Sande
noneho cyamucomata cyapfamiye muri komantere ndagikure nkoresheje biragoye asante sana Riri none se widekaraye Riri, I just want to say something about Sunday. Riri ukoze ikosa rikomeye cyane kuko mugiye guhita mujyana na Sunday. aho nahita Riri bawe yuko nta ruhare mbifitemo Riri ntiwongere kunkanda watuma tumwe turi kuganira ndakwinginze kandi urabizi riraridekaraye niba widekaraye ugafata uruhande rwa Sani saba imbabazi abahungu ba Jay mbasabye imbabazi ndapfukamye oya ntabwo imbabazi umaze kumukandaho biraza kugorana Biraza gusaba ko twese tunyuramo. bakujya kwa Jay Karayoba Biraza gusaba ko twese tunyuramo. ariko kanavuze n'umwakumvise byagomba kujya kwa Jay Birayoba Hano ntabwo turabana. kandi mwese byayibirangirira bavuga ngo tukurekere Sani byayobye pe hayoba n'amagambo Abayoba n'amagambo. ariko reka tujye kwa Mucomani Riri sheri. reka tubyibagire Kandi mwumvangire. biragusaba ko twese batunyuramo Biragusaba ko twese tunyuramo. Kaduhinze ibyo. barimo kumbaga Jay nsabira imbabazi Dukeneye inzibyo. muri komenti murabibona mute Ntabwo turazisoma. cyakomeye Inzibyo. ariko Dogiteri Nsama zikuduhinze ibyo. Komenti turazisoma. umuntu wankura hano n'ijwi nsabira imbabazi sande subiza ako kagalagisi kanjye mbabarira none akamushubije rirarengana nakamushubije ngaho mukomeze ibiganiro byanyu Biraba ngombwa galagisi y'inzu kandi nsubiza galagisi yanjye ntitaranya n'abavandimwe kiravuga galagisi se ndayikuramo ukabyara muvana dore komenti Riri uratumyutinga we bari kumbaga subiza galagisi ntabwo nzongera urakoze bwamyutinga ntabwo biragusaba ko twese tunyuramo bararuhutse ngo biragusaba ko tunyuramo uratunyuramo ngo sandayisaba inyangamugayo ese nsabi nizi komantere urazisoma unyirinde dore amabara yanjye nabi. Ndi inyangamugayo Sande uyu mwana muto biragusaba ko tunyuramo dukora ikiganiro uretse gato ngo nuko yudasoma Yesu ngo nuko yudasoma Yesu ese ngarutse kubera iki yabo kumva umugabo wanjye murabe Riri nugaruka niwe uba wigaruye ngewe nabagukuyemo indi komenti reka ngusomere komenti dusubire ku cyumweru Lili baramusimbutse inkoko irarutse nsabi w'impuguke muri komantere haragira umuntu uri kuri pano ugukandaho urahita ugisubiza mu buryo bwiza
mwarekeye ukuntu kuko ndabivuga oya riri bakura oya wavuyemo riri iri bakura sureba none se we urasubiramo ntabwo waba umaze sinzongera kwivanga muri politike birarangiye iri uratunyuramo twese riri uranaducamo nani hahandi dore nitwe tubishimura ndacamo ni Jay n'abahungu be dore nitwe tubirimo riri nitwe tubirimo kujya muri abantejesha baranditse nitwe turi muri protokole murabyumva mute murabyumva mute muri komantire uretse agatogo petero yihakana yesu deberasi ajya ufite kuryama yihakana yesu abafite amazi cyangwa gusande sakibitse gatatu ibitega ese riri atunyuremo uko turi hano cyangwa impuguke nsari ikomeze isoma amakomantere ukomeje gukora amakosa kandi ikibazo musande isakibitse gatatu ikibazo cya sandi ikomeza yongera amakosa ku yanyu baranditse bati yego tunyuremo kugira igitekerezo mutanga umuntu waruje kwentervena kwa sandi gusa mumbabarire ariko se atizengura muri wanyara ese riri atunyuremo andika ngo yego atunyuremo cyangwa oya ntabanyuremo mwandikemo abanyuremo barantutse ubireba ntabwo ugize oya riri nkura muri wanyara bari kuntuka ko ndi muri wanyara oya ntabwo dushobora uzi ukuntu bantutse urakayiteramo ubuziraherezo ubu se dusi none se riri watere akamanigana isabe byibuze mbe ntabwo tuziranye na ngaho mpera akamanigana isabe ngiye no kukuburoka mbere yo kumboroka mbere akamanigana isabe ibyo ngibyo birasaba kutunyuramo twese birasaba kunyuramo wangana tunyuremo ariko riri nujya kutunyuramo umperere kuri isabi ibihumbi bibiri lili ngo waba akoromesheje ngo ibintu bizamara umwaka riri yitandukanyije na timu yose iri hano hejuru afashe uruhande riri wacu ndakuburoke birarangiye ese ubundi kukinyura okay riri twongere tumwakire iramugumisha kwa sandi uratunyuramo ariko riri ubundi wava muri wanyara akakwereka icyo twikorera riri uratunyuramo ntabwo tugutwiture mbanyuzemo w'icyo kironda kamo hariya nta n'umwamutanye galaxy umwihakanye gatatu ariko riri reka ngusabe ikintu sibyo urajyana urire mu camate ku gihumbi riri baramugaruye byibuze anyegere ngo twakire galaxy mu camate yabyanze kagende riri bagiye kukugarura barabyanze riri bagiye kukugarura kereka n'undi unsabiye atari sandi uri gutinda kuducamo ririmba bari umpere niba munkunze niba mwambabariye mundeze jeswe afite ingahe riri utari watunyuramo bashaka kugera hehe riri banyereke yuko bambabariye ngo libi ngo muri byo bagusabye riri wampereye ko mumbabariye mundeze jeswe ubundi nanjye mba riri bari kukubwira gukora ibyo bagusabye kandi nanjye nyine lili ntazanga ni ikibazo ntabwo bambabariye riri wareze iwanyu Jay reba uburyo twarenda aravuze ngo riri kora ibyo bagusabye umva bano zose nagiye lili bakoze ibyo bagusabye bano zose nagiye iyo umunsi ngiye ngomye bro ariko urabizi ko nyishyushya pa ariko je urabizi lili bagusha hari amande abaprofita naje bahise ni gute nisanze hano abavandimwe sinzi ukuntu ahise afungura yagize amakomenti lili barusome komenti mbabaye ngo riri ari kugerageza guhangana Jay aba ni abahungu ba Jay
Lili wadukanze hose ko bitaratinda n'ibintu bitaratinda dukanura twanze kukubabarira ngo Lili ngo tubore ngo kongera kudutoneka ngo ukore ibyo bagusaba yiwe Diri abana bagwaye amabwiriza asansana nyiza rimwe kabiri yego protokole yego aha mbese nk'ubu ucitswe ugakanda kuri sale mumbabarire Nshobore ntukikwe abo ntahaye nuko basinziriye Thank you. reba hejuru protokole murebe mu mwangi Lili reba comment reba dore hariya hejuru godfather akoresha iyi ngiyi yo hasi okay sawa kuko batangiye kumva neza ariko se ureba ngo riri wacu iyo bimucika reba riraremewe aho ni wane reba neza utaza kongera gukanda ziri ni nyinshi riri turagukunda riri wacu riri kwizere kuciye ukubiri na sande Diri abo ni abahungu banyu riri mwiza ngo ntitagira ikosa Lili ikosa uramuzi ari umunyamakuru baragiye kandi twigarukire ku cyumweru mureke twumve tugaruke hasi ngo intore uramuzi ari umunyamakuru maze umubwire ngo twa uzi ko namuzi ngo riri wa yesu yigeze kujya kuri Instagram noneho ngiye kuri Instagram nzana akagabongo k'agapasitoro irondo ryitandukanyije ariko n'ibisambu amadolari 200 uri kumva nuko karaza gashaka kwigisha nyine ngo gasobanure ibintu bya gipasitoro abahungu banjye baraza kugera muri 800 bajya bandika ngo tuguhaye iminota 3 yo kuba watangiye kubana ninde rero wagatumiye si wowe niyo wagatumiye sande iminota igeze uvuze ubyutinze byakubera iminota 3 yageze nanga kubaga uri kumva biba birambwiye ngo wanze kubaga ngo reka twe tubigukore mabere ya nyamukuru abahungu barambanga amaperitere kaga pastor nangira kukaba ari we wagatumiye ngo Lili umuziranenge azajya wagatumiye kageza aho ngaho karanduka kareke ngo riri gusa n'akarabo Lili wambaye gusoma kirokirosi uyu mugoroba nemeye ko ufite abahungu uzi ko gifata agize amakomantere 6,000 sinzigera narimo nongera ngatapinga ngira ngo network umva sinzongera Jay none reba abahungu banjye iri urasa na bike Lili ngo asa n'amanigari uzi ko kubera naje nkiyenza kuri Jay ushobora kuba ufite komantere utigeze ugira ufite komantere 6,000 riri original ngo tugaruke kuri sande ngo bagaruke kandi byarangiye ngo tugaruke ku mukuki byarangiye utatubwiye uwo uri we mugeze kuri 12 basi mungeze kuri 5 mbabwira ubundi murakoze abahungu ba Jenda bashimiye n'ukuri muri abana beza ariko nshimishijwe n'uko ukuntu wigaruye